Halo. Umva. Noneho rero biraryoshye kurusha cyagiye. Twagaruye wa mutumirwa wacu. Papa Philippe uraho. Uraho neza Murekate. Namenye ko yitwa Murekatete. Murekatete ni izina ryiza cyane. Uziko kera ntarikundaga. Erega. Bivananye n'amateka. Nabyo. Nibazaga impamvu papa yanyise Murekatete. Ariko ubundi kugenda niyakira. Ahubwo ndi hagaciro cyane. Turamukije rero n'abakunzi ba Mumanze kubaramutsa. Rwanda. Nari mbakumbuye. Natwe twari tugukumbuye cyane. Ndabaramukije ndabishimiye nkunda ibiganiro byanyu nkunda intego ya TV yanyu. Iyo nganira namwe numva mfite ishema. Ishema ni sheje. Mfite umwisengeneza wanjye witwa Shema. Bakozi ba Mugi Rwanda rero ndabaramukije nubwo natangiye nezerewe no mu papa ndamukunda cyane kandi nzi ko namwe mwamaze kumukunda. Hari yazagaruka aza noneho avuga ku bibazo mwagiye mubaza cyangwa se kuri comment mwagiye mutanga tugenda tuzandika. So ndabaramukije amahoro y'Imana ganze. Ni ngiye wenyine Murekatete Gisele nko bisanzwe kuri YouTube channel yacu Mugi Rwanda TV. Ntabwo handitseho TV ni Mugi Rwanda gusa. Nayise TV mu mbabarire. Ni Mugi Rwanda. Amahoro y'Imana ganze. Uyu munsi rero turacyari kuri ya ntego y'umuco. Yego igihe cyose muzajya mubona Papa Philippe hano cyangwa se nundi ni umuco ariko Papa Philippe we no mwihariko. Ntago umva kuba twumva tutamurekura. Uyu munsi rero tugiye kuganira ko umuco mu buhanzi turebeye igihe cyo hambere no muri iki gihe turimo. Uyu munsi wa none ubuhanzi bw'igihe cya mbere bwo mu gihe cyashize ndumva ndi kuvuga ikinyarwanda ari nta kivuga neza. Narabivuze nyine ngo abana mamuvuga urukonjo. Natwe abakuru nicyo tubereyeho bwo mu gihe cyo hambere nzagenda mutwigiraho buhoro. Natwe twigiye kuba tubanjirije. Shishikariza rero abantu bamaze kunyurwa cyangwa se gufashwa ujye wumva izi nyigisho cyangwa se iki kiganiro kirangize nyumva ari inyigisho wakuyemo usharing uhereze n'abandi usakaze kuko izi nyigisho zifite umumaro pe kandi nyamuneka share comment like subscribe ubugize neza utanze umusanzu wawe. Tugwaye kazi Papa Philippe. Ndabashimiye. Urakoze cyane. Karibu rero tuganirize. Numvise watangiye ugira uti ubuhanzi mu muco turebye igihe cy'abakurambere n'uyu munsi. Umunsi tugeze. Ndumva muri ibi bihe tugezemo. Ndumva neza icyo ushaka kubaza nubwo wenda tutabonye imvugo itomoye ibifatira hamwe ariko icyo ubaza kirumvikana kandi n'abumva n'abakurikira Mugi Rwanda bazacyumva baracyumva. Iyo uvuze ubuhanzi n'umuco rero bifitanye isano kuko ubuhanzi buriya ni mu muco abahanzi n'abantu bagiye bahabwa agaciro cyane. Twahoze tuvuga ku bitaramo ku mihigo biriya byose byizihizwaga n'ubuhanzi. Ibyinshi byabaga bivugwa mu buryo bwa gihanzi. Niyo mpamvu uzumva imivugo uzumva ibisigo uzumva imigani kariho burya imigani akenshi kera ngo bayishiraga bagatarama bakavuga ibintu by'imigani ibivuga mu bagacimigana no gukunda igihugu ivuga ababaye ibigwari ivuga bagize ikinyabupfura gike watutse nyirabukwe uko byagenze ibintu byose buriya u Rwanda sinabona uko nduvuga ibintu byarwo byose byabaga biganisha ku muco mwiza wo gukunda igihugu wo gukunda abantu igihugu ni magirirane. Ubuhanzi rero mpise nibuka nk'umuhanzi witwa Rugamba Cyprien ariko kuri je
mbyiruka amenya ubwenge ntangira kumenya indirimbo nasanze nawe ari bwagitangira muraza gutangara wenda mwebwe abahanzi mwita ba kera n'aba ngaba bagiye mwita beje mu gitondo. yewe umuhanzi nito wa kera ni Tom Close, Knowless Butera. Tom Close na Knowless. Rugamba navugaga nyakwigendera Rugamba Spirian muzumva avugwa cyane. Yavuze ku muco mu buhanzi bwe. Aravuga ngo wange ibyiza byamubyaye abacumuye asa n'ishami ryihakana aho ryatoshye umwana mwiza n'umuvuga ivuko ryiza ryamubyaye agahora risingiza. Rumva iyo ndirimbo nuyumva uwanga guhanwa wanga ibyiza byamubyaye abacumuye ngo umwana mwiza n'umuvuga ivuko ryiza ryamubyaye agahora risingiza. nk'ibyo twavugaho ushize byo ku muco. Hari abantu bihakana aho bavuye ngo bakiyita ngo jewe wenda niba avuka mu cyaro akiyita umunyamujyi ngo kuba umunyamujyi no kuba umunyacyaro bange iwabo banga ku isoko y'iwabo. ngo n'amahanga yaguhanze amaso akurora agasanga umuco wawo uwucumucuba. Urabyumvuga? Usanga guseka kugaya kajya kurya n'inzara atuyuwe ntahaba. Ayiwe amahanga ni bande? Ni abanyamahanga. Iyo bakurebye wowe urashaka kwishushanya nabo burya ntabwo bagukunda, baraguseka ahubwo bati suyu ko ari umunyarwanda arigira umufaransa ati genda umufaransa wowe uri umunyarwanda washimishijwe no kuba umunyarwanda ko nanjye nshimishijwe no kuba umufaransa. ushaka kuba jewe ngo noneho bakaguseka bakakuryanira inzara batuyuwe ntagira naho aturuka. burya se baraduseka cyane dushaka gusa nabo dushaka kubazungu cyane bariza bakaduseka. uragenda ugafata akajya muri saro akagabanya imisatsi ye wowe bakayifataho kuyijugunya bakayitunganya bakayimesa bakayijyana mu bugeni bakayikuzanira ukayambara ubu ngo byitwa wigi. yewe nkiri umwana byitwaga perike nyuma byitwa plante uyu munsi byitwa wigi. iya si imisatsi yabo ni iyacu se cyane iyabo ni iyabo mwebwe mwambara mukayigira iyanyu kandi tukanayigura iduhenze. wow icyo umuco rero ubwo rero wanshotoye ubwo wavuze ku buhanzi ngira ngo urabizi ko nanjye njya ngerageza ntabwo ndi intwari nk'abo ngabo ariko nanjye nkimenya ubwenge nasanze nkunda ibintu byo kuririmba. nagerageje no guhanga indirimbo nyinshi cyane nyinshi si cyane bikabije ariko njya numva nk'umuhanzi muri aba b'uyu munsi aririmba kwa kundi kwanyu muririmba uyu munsi nk'abakoronga bakabaza bati se ufite indirimbo zingahe ati ati narakoze cyane ubu mfite indirimbo nk'esheshatu. nakwibuka ko jewe mfite izirenga 100 zibitse ahantu mwikaye nkavuga se utarasubitse harabura iki kugira ngo uzisohore ufite ijwi ryiza igihe kirageze wenda igihe kirageze. ubuhanzi rero ni kimwe mu bintu byagiye bigendana n'umuco munyarwanda. muri bya bitaramo twahoze tuganiraho ntacyo bakoraga kirenze kubyina no guhamiriza. kubyina ni imbyino, imihamirizo nyine bagiye muri bya bindi bisa nk'injyarugamba ariko bizihiwe babyina ibyo bashaka kuvuga ya mihigo bakayishyira mu buhanzi bakayiririmba. ibyivugo ujya wumva ibyivugo buri uzi ko ku isi hose ibyivugo nyabo byabagaho kera n'ubu bibaho. kuki bitabaho si uyu munsi kandi duhari? none se papa Fre ndivuga gute ntazi amateka ntazi ibisekuru? icyo ni ikibazo rero reka tubimenye kandi mujyi Rwanda irimo irabikora ni mu bimenye sibyo? urumva mu buhanzi rero kera noneho wambwiye ko ngereranya kera n'iki gihe turimo. kera nk'ibindi byose babikoranaga urukundo kandi bahiganwa buri wese ashaka kurusha abandi ashaka ngo ibintu bye guhiganwa si ikindi ni ugushaka kugaragaza ishema
ry'ibyo akunda ry'igihugu cye nk'ibyo wa musaza twavugaga yaririmbye wange ibyiza byahavuka. Akavuga rwose ko kwitwa umunyarwanda, kumenya umuco w'u Rwanda nta gisa nabyo. Yagira amahirwe rero yakumva iryo jwi arifite agashyira mu ijwi, yaba azi gutaraka akivuga uwo nawe akabikora, uzi imivugo uzi ibisigo nawe akabikora. Ibyo bintu rero byaba byahuye muri cya gitaramo bikaryoha, bigakoranwa ubuhanga. Uyu munsi rero byajemo icyitwa business. Umuntu ashaka kuba icyamamare ataranaba umuhanzi, akagenda akafata amagambo abonye yose atarimo bwa buhanga, kuko mu buhanzi habamo ubuhanga, agashyira aho bita muri studio ngo bagakora indirimbo. Nahoze ntonga navuga ngo ariko indirimbo kiririmbwa kuki muvuga ngo indirimbo irakorwa nyuma? Ariko nanjye naje kwisubiraho nanjye ngiye muri studio mbona uburyo uriya uwo bita produce tuntu twose akora, ndavuga yewe wa mugani koko burya indirimbo irakorwa. Kuko hari n'ujyayo ntajwe afite ajyanye wenda amagambo gusa, cyangwa akagenda bavuga ati munkorera indirimbo, uriya agakora hari agashyiramo icyo bita beat, undi nawe akavuga ngwino garuka genda hoshi, ibyo bakabyegeranya bikazaba indirimbo. Kera rero byari ubuhanga rwose, nk'uko umubumbyi yabumbaga ikibindi cye agakora ibyo bita insibo, akajya aho bita mu nganzo akavanamo iryo bumba rizakora ikibindi kizamara imyaka na myaka. Umuhanzi nawe ndavuga kera cyane hatarabaho no kwandika, wumva ukuntu byari ubuhanga. Umuntu akagira igisigo cy'imikarago magana ntaho yandika mu mutwe gusa, kazajya kugitura umwami akakivuga neza atacyanditse, kare yandika atabizi. So wamugani ntabwo bazi kwandika. Urumva umuhanzi wa kera, Abanyarwanda bakera bari rero ndibuka indirimbo zanjye zo zigera mu magana nakubwiraga nzihanga, nabanaga n'abantu ariko nta muntu n'umwe wari uzi ko ndimo gukora ibyo bintu. Nabaga ndi mu cyumba cyanjye nkahimba indirimbo. Hari n'igihe rwose nkiri mutoya buriya nko mu myaka 20 ishize, umutwe wanjye wari ugitoshye, wari ukifite itoto. Nashoboraga guhanga indirimbo 3 icyarimwe, nkaziterorera icyarimwe, nkazirangiza igitero kuri iyi, nshyira igitero kuri iyi, nshyira igitero kuri iyi. Umunsi umwe wenda mara iminsi 3 indirimbo 3 nkabanda zishoje. Iyo ni impano idasanzwe. Hari indirimbo zanjye uzi? Keka turangiye numva uririmba. Hari izo njye numva ntago nzizi mu mutwe, ariko hari izo njye numva uririmba cyane cyane mu bukwe, nk'izo wigize kurimbira umugore wawe. Hari yitwa ndamukunda. Ndamukesha rugo rwanjye nyereranyije mu cyeza. Uraza kumbwira icyo wumvisemo? Namucyuriraga ibyiza ahangira nikabihorane, mpanitsijwe muririmbira ngo birimbe nawe arahanika amajwi harya juru ritonda mukunda koko. Icyo nkurabona uko ari mukesha rugo rwawe. Ikindi nuko umukunda koko, wamubwiraga ko umukunda koko. Mu buhanzi rero kera muririmbe mu bukwe bwawe. Mu buhanzi kera habagaho tuvuge nk'abatware n'abami babaga barahimbiwe indirimbo cye. N'uyu munsi ndacyazumva nkumva baririmbye nk'izina ry'umwana w'umwami. Kera rero harimo ubwo bukungu byakorwaga n'umuntu, ubundi buryo umuhanzi arabivukana, ntabwo ari umuntu ushobora kuvuga ngo reka mbe umuhanzi. Uyu munsi rero wambajije itandukaniro, umuntu wese ashobora kwitekereza nk'uko umuntu avuga ngo ngiye kwiga kudoda mbe umunyamideli. Hari undi ushobora kuvuga ubu ngiye kuba umuhanzi, nabonye mu buhanzi habamo amafaranga. Tekereza rero ubwo indirimbo azahanga izaba imeze ite, kandi ashaka amafaranga. Mu by'ukuri si ibintu bye, nk'uko utavuga ngo ngiye kuba umukinnyi w'umupira ngo oya, waravukanye icyo kintu, ahubwo noneho bakagufasha kukinonosora. Ariko nk'umukinnyi ni impano avukana. Nibyo navugaga. Ariko umuhanzi ashobora kubikora kubw'indonke.
iyo uwo rero ubikora ku bw'indonke nibyo uyu munsi bikorwa, niyo mpamvu haza ibintu bitanoze bitaryoheye amatwi, indirimbo ikamara umwaka umwe igahita ijugunywa. cyangwa kumva indirimbo ariko wowe wahoze uvuga indirimbo za kera, uretse ko wowe wavuze nyine abantu genita bubuka bitaba kera. nk'ubu nkanjye menye ubwenge nasanze abitwa ba Nkurunziza François, n'uyu munsi indirimbo ye yizanyemo buri wese atega amatwi akaryoherwa, kandi ntihariho ibikoresho nk'ibyo tubona uyu munsi. niwe na gitari ye gusa, la 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 la, ariko ayo magambo ugasigara uvuga ngo yashatse kuvuga ngo naruje umusangira w'itabaro uko ubwenge. baretse ndaza kuririmba akaririmbo ka Nkurunziza wenda kamwe. hari nk'iyo yavuze ya isanzure ry'urukundo n'iyibukiro, iyo wiyemeje kwegurira umwe icyubahiro. aho wamenya yaravuze iki? si Kinyarwanda? iyo wiyeguriye umwe umuha icyubahiro. ariko ubu ngubu wiyegurira nka batanu. wiyegura nka batanu bose bababwira ko bakunda. n'isesengura ryawe. icyo nashatse kuvuga jyewe nashaka kuvugaho nuko abahanzi kera bakoreshaga amagambo atari aya rubanda rwa giseseka. ni amagambo atoranijwe neza, ya yandi amara kuririmba ugasigara uvuga ngo hariya yavugaga iki. no mu bisigo nuko uyu munsi njya numva ngo abasizi barahari nemera, ariko hari n'abandi babyinjiramo atari ibyabo, akaza akarundanya amagambo asanzwe akayatondekanya akajya hariya akavuga ngo ni umuvugo cyangwa ni igisigo. oya, umusizi ajya mu nganzo akamara igihe runaka nta n'umuntu babonana, arimo atekereza igisigo cye, amagambo adasanzwe. niyo yaba agiye kuvuga Murekatete akavuga atari ku namuvugana Murekatete, akabivuga ukundi, wowe ukazabanza gutekereza ukamenya ko yashaka kuvuga Murekatete. nibyo abanyarwanda, yego, imvugo z'ibisigo, imvugo z'imbyino n'indirimbo zabaga ari zabaga zigizwe n'amagambo atari amagambo asanzwe ya giseseka. nk'ubu tuvuge hari indirimbo bakunda kuririmba nitwa Abagore Beza. bagore beza none se bagore beza. urumva avuze ibyo ngibyo ni inyikirizo. bagore b'amagaju nimwiyegeranye rero, bagore nahamagaje b'abahanga bazi ubucurabwenge, ndamubaha ngo bamutake maze njye muririmba. bono iyo yitwa Munyana, Mbonye Umunyana. abo rero nibo bavanaga ibitekerezo ibwami bakabikwiza muri rubanda. byakorwaga mu buryo bw'ubuhanzi bw'ibisigo, bw'izo mbyino n'ibiki. nyuma baje kubyita animation, nazo zarakoreshejwe, usibye ko zakoreshejwe nabi. ubwo ndavuga mu buhanzi bwo hagati aha. buriya iyo mvuga iki gihugu cy'u Rwanda habaho kiremwa na gihanga, uko cyazamutse kugera ku bakoroni, n'uburyo abakurambere bacu barwanye n'ubwo bukoroni, bugera ubwo bubarusha imbaraga bunabakuraho rwose, bushyiraho ibyo byiswe repubulika. hari igihugu cyabaye nk'igipfuye, umuco wavuyeho iki, haza biriya bintu by'amacakubiri n'ibiki, kugera ejo bundi ubwo habayeho jenoside. nyuma y'ihagarikwa rya jenoside rero harimo uburyo bwo kugarura igihugu cyacu cya mbere. nibwo uzabona abayobozi bashyiraho ayo matorero, bakagisha abantu buriya byahozeho, bazana gacaca urazi iryo jambo ntaryo waruzi, ariko gacaca batekereje uko kera abanyarwanda bacaga imanza, baravuga bati n'ubundi aba bantu bahemutse bari abanyarwanda kandi bahemukiye bene wabo, reka izi manza zicibwa mu buryo bwa gacaca. sigaye mbona n'abaturage basaba umuntu wakoze amakosa ngo bamuzane mu ruhame. yego ku muco wa kera ni ku mwami yacaga imanza, ni ku mutware yacaga imanza. ibyo rero urumva birimo ni nko gusa nko kurema igihugu bushyashya cyishwe hagati aha, habayeho cyapfuye, ubu kirimo kiraremwa
kimera uko cyari kimeze kera igihe abakurambere bacu bagishyiragaho. Ubuhanzi rero muri make bwari bufite agaciro gakomeye cyane mu guhuza rubanda n'ingoma yabo. Uyu munsi bikoreshwa mu buryo ngira ngo bwo kwidagadura cyane, ariko nanone hari igihe bikoreshwa ujya wumva hari nk'abahanzi bamwe bajya bakoreshwa bakangura twirinde sida, gacaca, na ziriya gahunda zose za leta zagiye zishyirwaho kugira ngo abantu bazumve neza. Hagiye hiyambazwa abahanzi bazwi kugira ngo bazamamaze bazimenyekanishe. Urakoze cyane. Umuntu yakomeza akakumva ni ukuri bari kuduhera umugisha. Nitwongera kubona umwanya rero ubutaha kuzazana gitari rwose turirimbe, zane gitari rwose turirimbire n'ingingo turebe ko Yesu wenge ntabwo nzi kuririmba. Ntabwo ari Yesu wabikubujije ariko oya ntabwo mbizi n'ijwi ryanjye rwose inshuti zanjye murabizi ko ntazi kuririmba. Buriya sinzi kuririmba, sinzi gukoma mu mashyi, sinzi gukora dance, nanjye nyoberwa ikintu nzi byaranyobeye mu bintu nk'ibyo. Buri cyo kimara buriya nawe cy'Imana yakuremeye kirahari kandi uragikora. N'ibingibi watekereje kubona warashyizeho mu Rwanda ikabihuza abantu igasakaza ubutumwa ku bantu benshi, ni igikorwa cy'impano. Turabashimira rero bakunzi ba Mugi Rwanda, abamambure n'abandi muri kwinjira, Imana ibaha umugisha kandi rwose tunejejwe n'inkunga mukomeza gutera iyi channel. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Dushimiye Papa Philippe, Imana iguha umugisha. Dutegereje kuzakubona none wazanye gitari ariko tucurangira na gitari. Uzanyongere mu ntumire, ntabwo naza kuririmba n'ukuri nk'umutobe. Oya ntabwo tuzatinda kandi tuzabikora pe. Abakunze kino kiganiro turabona muri comment zanyu turagumya tuzandike, hari igihe tuzakuramo ikintu gifatika tukibazanire. Murakoze rero, Imana iguha umugisha kandi umunsi mwiza.